izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Imana yacu ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Muri aka kanya ndagira ngo twige ku ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cya Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Iri jambo ry'Imana rigufashe rikubake nanjye rinyubake, riguhindurira ubuzima nanjye rimpindurira ubuzima, ritubere ryo kurya by'ubugingo kandi nanjye imbere ryo kurya by'ubugingo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Wagira isoni zihe kandi ufite umwami wo gutabara? Imana wizeye ni Imana ikomeye, Imana wizeye ni igitangaza, Imana wizeye irashoboye nta cyayinaniye, Imana wizeye ifite imbaraga, Imana wizeye irakomeye nta cyayinanira, ibasha kukurengera mu bikomeye, ibasha kugutambutsa hakomeye, ibasha kugukorera ibikomeye, ikakurindira umuryango, ikakurindira abana, ikakurinda nawe ubwawe, ikagutambutsa aho bitashobokaga, ikakunyuza mu bitashobokaga. Ariko Imana yawe kihesha icyubahiro. Iyi Imana yawe yikomereho, iyi Imana yawe yizere, iyi Imana yawe yibeho, kuko ufite umwami wo kugutabara, ufite umwami wo kukurengera. Ayi inshuti n'abavandimwe bakuvaho, uyu mwami wawe muragumana, inshuti n'abavandimwe bakakureka, uyu mwami wawe mukagumana, bakakuvuga nabi, umwami wawe mukagumana, bakakurwanya, umwami wawe mukagumana, kuko umwami Imana azagutabara. Ntabwo ukwiye kugira ubwoba, ntabwo ukwiye gushidikanya, kuko uyu mwami arakomeye, uyu mwami yaratsinze, uyu mwami nta cyamunanira, uyu mwami niwe mukinyi w'umuhanga ugutsindira ibitego byinshi. Uyu mwami ni umukozi w'umuhanga kandi ugukorera ibikomeye, ugukorera byinshi abantu bose batabasha, abakomeye batabasha, abitwa ibikomereza batabasha, ariko uyu nguyu yabasha kubigukorera. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ntukagire ubwoba, usiyogope, kuko uwo wizeye ni umuhanga kandi arakomeye. Uwo wizeye ashobora byose, uwo wizeye ntago yaguhana, uwo wizeye ntago yagutererana. Abandi bose bakuvaho, ababyeyi bakuvaho, inshuti zakuvaho, abavandimwe bakuvaho, abo mukorana bakuvaho, abo musangira bakuvaho, ariko uyu nguyu ntago yakuvaho, uyu nguyu ntago yakureka. Uyu nguyu yacecekesha abarozi, agacecekesha imbaraga z'amarozi zari zikwibasiye zose zikavaho. Uyu nguyu yacecekesha abajura, uyu nguyu yacecekesha abagome n'abagambanyi, bagakorwa n'isoni, ntihagire wongera kuguhangara. Mwizere kandi umwubahe, kuko uyu niwe mwami wo kugutabara. Mwizere kandi umwubahe, uyu niwe mwami wo kukugirira neza. Babandi baguhiga, abagutambutsamo akaguheka, abagasigara bibaza, ukabanyuraho ugakomeza, bagagutera amabuye ukabanyuramo ugakomeza, bagahagurutsa amacumu ukabanyuramo ugakomeza. Uwiteka kugeza aho bakubona badashoboye kukugeraho, agakugeza aho bakubona ntacyo bakibashije kugukoraho. Izi ni impuhwe z'Uwiteka, kuno gukomera kw'Imana. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Amen. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Inshuti bavandimwe, ndagira ngo mbamenyeshe ikindi kintu kimwe gishobora gutuma urugo rw'umuntu rutagira mu ijuru. Hari igihe ushobora kuba ufite urugo rwawe ariko ntuzabashe kurugeza mu bwami bw'Imana. Urugo rwawe niba rudafite utaratibu, urugo rwawe niba rudafite organization, urugo rwawe niba rudafite umurongo ngenderwaho, urugo rwawe niba rudafite amategeko rugenderaho, ntabwo ushobora kuzarugeza mu bwami bw'Imana. Birakwiriye ko urugo rwawe rugira umurongo ngenderwaho, birakwiriye ko urugo rwawe rugira amategeko rugenderaho. Ayo mategeko niyo azarufasha, ayo mategeko niyo azaruyobora, ukabageza kubabwira bati biriya biremewe ntabwo byemewe, ukabageza kubereka gahunda yo gusenga, ukabereza kubereka uko bakira abashyitsi, kubereka imirongo ngenderwaho, ukabatoza kubabwira ko bakwiye kubaha n'uburyo ki bakwiye kubikoramo, ukabumvisha ko igihe cyo mbere yo kurya bakwiye gusenga, mbere yo kuryama bakwiye gusenga, ukabatoza uko bakwiye gusengera umushyitsi, ukabatoza uko bakwiye gusengera urugo, ukabatoza uko bakwiye kwitwara waba udahari cyangwa se uhari. Urugo nyarugo rw'Uwiteka rukwiye kugira umurongo ngenderwaho. Niba uzi ko urugo rwawe nta murongo ngenderwaho rufite, ntabwo rugo ushobora kuzarugeza ku bwami bw'Imana, kuko nawe ubwawe ubwo nta murongo ngenderwaho ufite. Nta nubwo ushobora kuyobora itorero ngo rigire umurongo rigenderaho, kubera ko n'urugo rwawe rudafite umurongo rugenderwaho. Birakwiriye ko urugo rwawe rugira umurongo ngenderwaho, hakabaho gahunda z'amasaha, hakabaho ibihe byo gukora ibi, uburyo basaba uruhushya, uburyo bigenda gute. Mbese urugo rwawe ugasanga rufite umurongo ngenderwaho. Ingo nyinshi z'Imana zamenye Imana zifite imirongo zigenderwaho, ugasanga buri mwana wese afite umurongo ngenderwaho, buri mwana wese afite icyo agomba gukora, buri mwana wese afite imirimo agomba gukora, buri mwana wese afite inshingano, ndetse ugasanga umubyeyi nawe afite inshingano, ndetse ugasanga mwashyizeho gahunda. Ni na byiza cyane gushyiraho gahunda yo
gusangirira hamwe ku meza, wowe n'umuryango wawe, umupapa ndetse n'abana be ndetse n'umudamu wo mu rugo, mukagira ibyo gusangirira hamwe, kuko cya gihe ubasha kureba abana imitekerereze yabo n'imigendere yabo, kubasha kubaganiriza, kubasha no kubahuriza hamwe mu buryo bwo gusenga, ndetse no kubereka umurongo ngenderwaho, ndetse cya gihe ubasha no kumenya kuganira nabo, bakakubwira amakuru aba yiriwe uko biba byagenze, bigatuma ubasha kugira amakuru ahagije ku rugo. Urugo rudafite umurongo ngenderwaho, urugo rudafite organisation, urugo rudafite amategeko, ntabwo ushobora kurugeza ku bwami bw'Imana. Birakwiriye rero ko niba usenga ukijijwe, birakwiriye ko urugo rwawe rugira umurongo ngenderwaho, birakwiriye ko urugo rwawe rugira turatibo, birakwiriye ko urugo rwawe rugira organisation, ukabasha kurugeza ku mwami w'Iteka Imana yawe. Izina ry'ibitiganire habwe icyubahiro. Mureke dukorera Imana, kuko uwo twizeye arakomeye, kandi ntawamwizeye ukorwa n'isoni, ntawamwizeye wicwa n'inzara, nta nubwo kumwizera ari igihombo, ahubwo twaretse byinshi byari bidufitiye inyungu, ndetse aho twabonaga byinshi ariko turemera dufata bike ariko biduhereza amahoro, turemera dufata bike ariko bitugeza ku bugingo, turemera bifata bike ariko bitugabisha amahoro. Izina ry'ibitiganire habwe icyubahiro kandi rishyirwa hejuru. Ndakwifuriza gufatanya nanjye gusenga, ndakwifuriza gufatanya nanjye gusenga, tugafatanya. Iyi si biragoye, intambara ni nyinshi, n'itugerageza ni byinshi, ariko ntacyo reka duhatirize, ariko tube ku Mana. Ntuzacike intege ngo nuko wacumuye, ntuzacike intege ngo nuko wakoze icyaha, ahubwo hatiriza uyegere uyisange, bizageraho utsinde ruriya rugamba, bizageraho Satani akorwe n'isoni, bizageraho icyaha kiburizwemo, bizageraho roho mbi zose zitsindwe, bizageraho roho mbi zose zibuhunge, zibone kuri umunyembaraga, zibone ko ushoboye, kandi mu gusenga niho ukura imbaraga. Ikindi cya kabiri, niba muri wowe nta jambo ry'Imana ririmo, nta ntwaro n'imwe ufite yaguneshereza, nta n'intwaro n'imwe ufite yaneshereza umuryango wawe, kubera ko intwaro ya mbere ni ijambo ry'Imana. Yesu Kristo yagiye atsindisha ibigeragezo byose, urugamba rwose yarutsindishije ijambo. Ibyo yakoresheje ijambo henshi, niyo ntwaro ya Yesu Kristo ya mbere. Rero nawe gerageza kumenya ijambo, gerageza gukoresha ijambo ryawe riri ijambo rikomeye, ijambo ryawe riri ijambo rigukiza, ijambo ryawe riri ijambo rigutsindishiriza. Mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikuneshereze. Iz'Uwiteka Imana nakirwe hejuru. Amina.